ngewe uriya sinakora divorce, sinapfa no kuvuga ngo mvuye mu rugo niyo umugabo yankorera iki, ngewe mfite niyo nafata umugabo wanjye abantu ngo ntago babyihanganira ari kumwe n'undi mugabo n'undi mugore mu buriri nkababona n'amaso yanjye nakorosaho agashoka nta nubwo buriya njye nanamutuka ni ukuri kandi niko kuri njyewe umugabo wanjye aranabizi ukuntu nateye abantu bose abagabo bose barashyukwa bashaka gukora sex rero niba ugeze mu buriri ugafata umugabo wawe ukamubona ukamera gutya uri gusenga se uri mu ntebe uricaye kureba filime cyangwa uje mu gikorwa kora igikorwa nyine nk'uko ugomba kugikora muhe ewana na korodoro nibi hose ahantu hose nyine yumve buri kimwe cyose. So ndumva rero ngewe ugomba guha umugabo neza buri kimwe cyose ugahera hasi ukagera hejuru. ntabwo abagabo banyurwa nyine unikuzi niyo wamwandikira 0 sibyo si 0 wavuze niyo wamwandikira 0 yaba ashaka 4 ibyo umwandikiye 0 ariko ashaka na 4 umugabo agufiansa uri maneke wabyiba nko kwa Feza akavuga ati kiriya kidumbari bimeze bite niba wabashaka kwandika 0 no bikidumbari hari gihe bizagorana sibyo ukajya wandika 0 tuzuye hagasiga ikaba se Zoom TV 24 twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze mwese mudakwema gukurikira ibiganiro bya Zoom TV tunabifuriza amahoro y'Imana aho mwaba muherereye hose mu nguni zose z'isi by'umwihariko mwe mudukurikiye muri mu Rwanda. Nkuko mubibona turi kumwe n'abakobwa beza ariko mbere yuko dutangiye ikiganiro ka nongere mbibutse mukande subscribe kuri mwebwe mutarabikora mukande no kuri ako kantu k'inzogera ka notification kugira ngo inkuru nziza zigezweho tubashakira mujye muba bambere bazikurikira cyangwa bazireba. Uyu munsi turi kumwe n'abakobwa beza nkuko nari mbigarutseho mbere yuko igira ikindi ndenzaho reka ntangire mbahe ikaze kuri kamera yacu. mwakunze cyane. njye nitwa Fanny nkora mu itangazamakuru ry'umwuga. Nanjye nitwa Feza ndaho muri kino gihe ndaho ariko mu gihe gishize imyaka ishize nari umukinnyi wa filime mu Rwanda ariko ubu narabihagaritse. Yego. Ni Fanny na Feza. Aziko no muri FF Fanny na Feza murakurikirana murabakazinzi muri muziranye gute cyangwa se mwahujwe n'iki kiganiro gusa? No turi abashuti cyane. Hanyuma Fanny wagushaka yakubonera hehe utihehe mbese muraturezimye ntago mutwibwiye neza? Yes. Fanny ati mu mujyi wa Kigali muri Kicukiro Kigarama gutyo. Nanjye ntuye Nyamata. Yego. Ndumva munaturanye. Yego. Ubu ndubatse ndumama w'umwana umwe n'umugabo umwe. Yego. Fanny ntabwo ngiye ni gutyo. Yego. Fanny ari ku isoko. Zoom TV. Mana yanjye. Byarangiye. Ari ku isoko. Hanyuma ubuzima rero bumeze gute muri iyi minsi nubwo turi kugenda ducomoka muri kamoshi yo terime mu bihe bibi cyane ariko still covid iracyahari. Ubuzima bwari bumeze gute cyangwa se bwari buhagaze gute muri iriya minsi turi muri stay home by'umwihariko nk'abantu b'abakobwa wenda bari kumwe n'umugabo? Reka duhere kuri Fanny. Ntabwo byari byoroshye gukoresha utuntu nk'utu twarabyibagiwe ibintu nk'ibi ngibi ni ukwibagirwa ariko nyine cyari icyorezo kandi umuntu agomba kwirinda nta bundi buryo umuntu ari gukoresha bwari guma mu rugo n'ubwo ibintu biri kugenda bisubira mu buryo ariko nyine twabiciyemo nyine ni kamaso ni gutyo. Ntabwo biba byoroshye ni urugamba. Yego. Wewe byari bimeze gute wenda ari kumwe n'umugabo wawe n'umwana wawe? byari sawa byari byiza. Njya numva abantu benshi bavuga ngo lockdown yari mbi kuri bo ariko njyewe nta nubwo nze numva ko ari mbi. Byari byiza kuko nari tumwe n'umutware n'umwana ibyo byisi byohe bwawe sukari yabaye nyinshi cyane. Yego yari ari mu bisukari cyane Feza ariko Fanny batubwiye ko ari yakubiswe wenda ntiharanaherukanye na sheri ku munsi wa mbere batubwira ngo dusohoke ntekereza ko ari kwandura umenye Fanny ni cyo wahise ukora? Nese njya muri salo
abeshya Nukuri. Nese njye muri salo nese nakora iki kindi? Feza urabona mu maso ye koko atabeshya. We nta kindi kintu nari gukora nukuri. Yego. Ariko ari ukumbuye na sheri niba koko umufite ntabwo nabikubaje niba ufite ariko wenda uramufite. Oya nawe. Nawe nahise njya muri salo numva nyine ndikunze niyitaho nyine gutyo. Yego. Yakinnyeho filime ni umuhanzi. Ubuhanzi bwawe ubuhanzi we ubimazemo igihe kingana iki? ni kinini cyane kera njye naririmbye kera nkiri umwana nuko ngenda nsaza wanaririmbyeho uretse gukina filime ariko kuririmba ni bya byo muri korali urusengero ugafasha korali muri studio ibintu nk'ibyo ariko nyine no amafilime ibyo nari kera yego akinya filime ngize nko muri 5 ndabireka muri showbiz cyangwa mu myidagaduro n'iki wiyumvamo kurusha ibindi byose uri umuhanzi ukinira amafilime nkunda umuziki cyane kuririmba wadukubitiraho gato se nk'umuntu abayeho umuhanzi ntabwo nawe umuhanzi official waririmbiraga nyine ufasha korali ibintu nk'ibyo bikagenda neza dukubitira akaririmbo kamwe kaba kimana kaba kasekira kuyumvamo ariko gato cyane kugira ngo dukomeze ikiganiro twinjire mu kiganiro neza nibinsaba kugukoraho kugira ngo menye kuri mu ruhande rwanjye nibinsaba kukubonesha amaso yanjye kugira ngo menye ukunkunda ibyo umugabo yaratomboye imuririmbiye ako karirimbo muryamye ndumva ibintu bishaka atoteye isengesho ry'isaha yego umaze igihe kingana iki rero wubatse Feza imyaka 2 urugo ruraryoshye se cyangwa nimwe by'ubu nubuki kumbwa muntu ngo ruranurira yego nubuki pe muteye ubusambo nihuta ndabizi yego ngize amahirwe yo kubona abantu babiri umwe wubatse undi ukiri single mu minsi yashize hari akantu ntarutse kubona kari gusirikira kuri social media umwana w'umukobwa aracyari muto ni inkumi ko ntago ari umwana ariko ari kuvuga ati njyewe rero ntabwo narongorwa nshobora gukundana n'umusore udafite cash abyemera ariko ajya muca inyuma kugira ngo yibonere amafaranga yo gutunganya ibintu nkeneye cyangwa ibyo nkeneye nyine by'ibanze ako kantu ntabwo kavuzweho rumwe bamwe bajya bagashirangira bakavuga ati ntabwo ari byo hamwe rero cyane cyane mpereye kuri wubatse Feza uwo muntu ibyo yavuze mpamya ko uwo muntu yaribeshye kuko yavuze ngo bakundana umuntu ukunda umuntu ntabwo ibyo ntabwo yabikora iyo ukunda umuntu urihangana ukavuga ngo niba ntacyo afite niba ntabasha kujya muri salo ngo nkore inzara cyangwa se nsuke neza ibyo nshaka kuko umugabo tubana cyangwa se boyfriend wanjye nta bushobozi afite let me wait for the future uko bizagenda usenge niba usenga niba ufite imyizere yawe wizere ariko kujya gushaka ahandi ku ruhande ntabwo ari byo kuri njye rwose ntabwo ari byo nanjye sinabikora Fanny wowe icyo kintu cyumva ute nk'umuntu utegereje kubona umusheri ejo bundi wenda uhuye n'umusheri wawe adafite cash ariko ukamukunda birashoboka ko nyuma wazaca inyuma ukajya ujya gushaka ukajya guhiga ntabwo ndaza kwirinda kuvuga kuri njye bitewe nyine reka mvuge kuri ako kantu ko kuri social media baravuga ngo urupfu rw'umukobwa cyangwa umugore ruba mu matwi urw'umugabo rukaba mu jisho kubera iki bavuga ntekereza ari ukubera ko umukobwa uko umubwira ibintu byinshi byiza niko ugenda umufata uko umubwira nzakugurira imodoka nzagushingira shop nzaguha iki ahita amera nka dodo zikubiswe nyine amarangamutima yaza vuba nyine niko abantu baremeze muri biriya baravuga ngo ni inzabya zoroshye nyine nuko abantu baremeze siko bimeze rero ntekereza aramutse abonye umuntu bakundana adafite ikintu akabona yagikura numva nta kibazo
turakennye nta base dufite nta fondation mbonyana undi bukuri igishoro ngiye yo rimwe nkakizana ntabyiza akamenyera hari ikibazo njye niko mbyumva nta kibazo urukundo rutarimo rudafunguye ruri rukomeye nyine rurahari ndarufite kandi nta nurwaje mbonye ahantu bisanzwe nshobora kujya gukora ikintu cyo kunywa no ikintu cyo ikintu niba ugira akanyota nabwo we ntawe njya akanyota noneho nkabona ndi bukuri igishoro urumva nzanye amafaranga niba yaburaga mu rukundo rwacu none ninyazana urukundo rwacu ruraba kakantu kaburagaho 5% cyangwa 1% bireta biba nyumva njye nta kibazo kuko nkuko mugenzi wanjye yabivuze niba ugiyeyo rimwe urugero nka ngenda umumama umugabo wanjye agize ikibazo crise iraje cyangwa se mbonye umwaka wa mbere biranze umwaka wa kabiri biranze gatatu biranze nkabona biracyameze uko ngoko nkavuga reka nge nkuko babivuze ku muntu w'inshuti yanjye cyangwa se umuntu uri kunsaba nkureyo rimwe ngaruke uwo muntu mpamya neza ko iyo abikoze nibyo bigenda bigarura nibyo bigenda bikurura ubusambanyi nibyo bigenda bikurura gucana inyuma bigakomera kuko yagiyeyo rimwe nekereza aho nta rukundo babikoranye urukundo yarufite mu rugo ikibura n'amafaranga wavuze ngo abakobwa gupfa kwacu ni mu matwi niba agiye ahantu bakamwongora amagambo meza bakamubwira ibintu byiza bakamukora utuntu twiza wa mugabo atamukorera kuko nta bushobozi bafite niba gupfa kwacu ari mu matwi already azagenda wese kandi nazaba afite ikintu kiri umwana cyangwa se ashaka dress yo kudressinga akambara neza ikanzu ejo bizashiduka yakomeza kugenda ntekereza aho nga ubundi akenshi baravuga ngo umwana apfira mu iterura niyo umuntu yarakuze amenyere ko saro urukweto umwenda bihabwa n'abahungu cy'abagabo najya no mu rugo rwaza bijya akamenyero sibyo ariko igihe yabayeho ntabyo ahura nabyo akagira igihe akagera mu rugo rwe agasanga amafaranga ahari icyo gihe niyo yabikora ntabwo abikora kubera ingeso cyangwa bikore kubera kwifuza ahubwo bikora kugira ngo urugo rwe rumere nkaho rutera imbere none se Fanny ntago byumva ashobora kubikora gutyo ngo urugo rutera imbere ndakomeza mbivuge wavuze ngo kandi nabyo niko muzima busanzwe umugore wese umugabo abwiye neza akamubwira amagambo aryoshye agenda n'umutima we wose abenshi 99% n'umugabo ubonye gupfa kw'abagabo ni mu maso ushobora kubona umugore hariya teye neza umeze ute ukagenda wese ukibagirwa wundi wasize hariya mu rugo so rero niba ukuvuga ngo azaba agiye kubaka gushakisha urugo rwe ibyo tarafite cyangwa se atera imbere umunsi umwe ntago umenya ko azagenda rimwe muse najya akaryohereza uwo mugabo yagiye kureba akajya amamagara buri munsi ko ntabwo azagiye kumureba ntabwo abagiye kumureba azagiye kugira ngo amusabe nekereza reka nkubwire aho ngaho ntago nanone yabayibagiye icyamujyanye hanze ndanyamisubire urukundo rudafunguye rufite mu rugo sibyo n'umutipe aramukunda nako umugabo we babana aramukunda sibyo arabona mu rugo rwe aramusabonye igishoro bagakora urugo rwe rushobora kumera neza noneho bakajya bajya no gusohoka ku mazi sibyo urumva nyine aramutse bikoze kenshi byaba ari ingeso ariko aramutse bikoze rimwe ntabwo yaba ari ingeso aramutse amuryohereje rero siko waruvuze yajya amuhamagara buri kanya bya bindi ibyo gufasha hariya bikata birangira oya icyo gihe noneho haba habaye weakness yo ku mukobwa yego Fanny tukiri aho ngaho kuri wowe nyine ntabwo urugo rwakubitwa kandi ufite gahunda yawe ushobora gutanga mukabona kashi njyewe ndasenga nyine nemera ko ibintu byose bihinduka na situation zirahinduka iminsi irahinduka n'ibihe birahinduka nyine biragoye ariko umuntu arihangana suko ingo zidakubitwa suko abagore beza badahari nk'abangaba ba Feza bakihangana ijoro rimwe wenda bakaburara ejo kuko babize Imana ko hari ikintu bikore ariko kuri ubu ngubu biragoye ntabwo njye nabikora ariko abandi barabikora sibyo kubikora rero ntabwo abikora bibwiye umugabo kuko ntabwo atanga itangazo ngo njyana mwabivuze ngo hari ibintu bidasangirwa sibyo ntabwo yajya gushakira abana umugati azabwire mugabo ngo mvuye muri hoteli iyi niyi abigira ibanga nyine kugira ngo
akaveringe cya kintu ariko biriho birakorwa. Yego Feza turacyari muri angle yo gucana inyuma nubwo yarabishyigikiye kuko ngo birashoboka kubera condition de vie, condition y'ubuzima cyangwa imiterere y'ubuzima abantu babayemo. Gusa aho tube tuhazibukiriye gato je kuri Feza turacyari muri angle yo gucana inyuma nyine kubashakanye. Feza hari ibintu bikunda kuvuga ati aho yaciye ntihacu urwango, wenda wakundanye n'abasore nka 10 bangahe mbere yuko ushaka cyangwa se mbere yuko wubaka n'urugero, abo basore mugasigara mukominikana. Bibaho cyane ko hari abashaka ntibibagirwa abasore bitewe n'ibihe bagiranye. Umuntu umaze imyaka 2 gusa uracyari muto mu rugo, ntabwo uragira experience ifatika. Icyo kintu ntabwo kijya kibaho cyangwa se kikubayeho babasore mwakundanaga ukimanaging ute? ubundi jewe cyangwa aho yaciye tumuragera mukaryoshya. ubundi ngewe ntago ari 10 na bangahe, ntago ari benshi, wasanga ari n'umwe cyane nta n'uwabayeho. Ariko iyo ngiye ku giti cyanjye uko nabikoze cyangwa nubwo nagira inama, niba ushaka kubaka urugo rukomeye, wavuze ngo imyaka 2 na experience mfite, ariko ngiye ari inama nyangira n'abantu bamaze imyaka wingo bamaze mu ngo imyaka 10 kandi byayobeye, bakavuga ati ariko nkaho wundi ubwenge bukura hehe kandi umaze yite mu rugo. Banavuga nese ubwenge bukura he? Ntago mbizi menya ari ibintu umuntu akurana, gusa mpamya neza ko ntashidikanya. Icyo nzi nuko kuvuga ngo aba ex banjye barabakinkurikirana igihe niba ugiye gushaka uzi icyo ugiyemo, uzi neza ko ugiye gushaka ubivuyemo burundu. Niba ari uwo mwajyaga hehe mureke nyine umuretse ufasha undi, ubikora n'umutima wawe wose, kandi no kubikora niba ari nimero uranazihindura. Buryo uhindura nimero yawe ukavuga ati ngiye bushyashya, mwaza no uranaje mwatumva ubu ngubu am married, izindi nshingano. Kuko iyo washatse ufite izindi nshingano cyane, ibintu bigenda bihinduka. Nojyaga muri salo buri vendredi, ntago ubukigiye muri vendredi. Ugukeneye gwa stock, ukeneye kumenya ibiki, mbese ukeneye gusevinga, ukeneye gusevingira umwana ko aziga n'ibindi. Rero utagiye kubikora ukajya muri wa ex niki, ibintu birapfa. Rero niba ugiye gushaka uzi ushaka imbere yawe atari imikino, ugomba guca buri kintu cyose cyatuma umugozi wabahuza na wa ex. Kuko nko bavuze ngo yaciye ntajyaca urwango, niko abanyarwanda bavuga. Ushobora gushaka ejo washaka ko umuntu akakwiruka inyuma akakomeza kuvugisha, ugashiduka mwana bikoze, cyangwa niba mwahoragana mukongera mugahura. Ariko niba uzi ko kuko waramwanze ufata undi ari uko ufite icyo wapfuye n'undi cyangwa se mwarekanye, relationship yanyu bikore. Niba ari contact uzihindure. Nkanjye nagiye gushaka contact ndazihindura, maze guhindura nimero ewana nazihinduye. Ndavuga nti niba ari umwe nagende byararangiye, ubu ngubu I'm with my husband, kankeneye kubaka urugo rwanjye. So rero ngaruka. Yego. Hanyuma rero gucana inyuma ni ibintu bibaho kandi biri mu bintu bizengereje. Buriya ingo ziri gusenyuka cyane muri minsi. Imibare ntago nyifite ariko biri ku kigero cyo hejuru cyane, ingo ziri gusenyuka. Na divorce. Ntarajya kure divorce wayikora. Hari umumama nkunda cyane umuvuga butuma uje uvuga ati aho gukora divorce napfa. Sinzi nimba mumuzi cyangwa mujya mumuzi. Turamuzi nanjye ari nge ntabwo napfa gukora divorce. Kubera iki? Njya mbibwira Fanny turi nko kuganira, ngewe uri sinapfa gukora divorce. Sinapfa no kuvuga ngo mvuye mu rugo niyo umugabo yankorera iki. Ngewe mfite niyo nafata umugabo wanjye, abantu ngo ntago babyihanganira, ari kumwe n'undi mugabo n'undi mugore mu buriri, nkababona n'amaso yanjye nakorosaho agashoka. nta nubwo buriya njye namutuka nukuri kandi niko kuri. Njye umugabo wanjye aranabizi ukuntu nateye. Njye ntago nshaka kumubwira ngo kumutera induru tugashwana rubanda bakayimenya, abaturanyi bakayimenya, iwacu bakayimenya, iwabo bakayimenya. Never. Burya nakwihorera nkamwihora, niba ndira nkarira mu cyumba cyo gukora. Reba mbonye byangeso yagaragaje, kandi ntago ari uko wenda ngo ndi kuri kamera cyangwa imbere yanyu. Ibyo mvuga I mean it, nabikora. Abibaye ingeso namwicuza nkamubwira nti ibireka, kandi ntashwanye nawe. Nge ntago nakora divorce. Hanyuma Fanny tukiraho buretse gatoya, ntago wakora divorce. Akwikora nawe wapfa burya, ariko sinakora divorce. Sinakora divorce gute? Nakomeza nkaguma mu rugo gutyo uko nyine. Kuko reka nkubwire ikintu, ngenda ndasenga kandi buriya
nyuma turanakubitaho agasengesho ndumva mwese muri neza genda senga kandi ikintu cyonzi iyo usenga ubugani n'Imana kandi tuba dufite n'amasezerano y'iteka duhaye niba ikintu kibaye gishobora kumuga akakuzengereza kuguca inyuma akazana n'umukobwa akamutahana iwawe umureba ari ishuri ryawe ryige rero rirangize aho udashobora kuryiga ngo birangize bibaho umuntu yatahana umukobwa ibyo bintu bibaho mu ngo nyinshi ari amacu abatekeraga bategura ameza ahubwo umva akabatekera wowe waye nk'umukozi mu rugo ukihangana utakanuka bireka bishobora kuba ari ishuri ryawe bishobora kuba ari n'umugore wabigizemo uruhare kugira ngo umugabo amuce inyuma yagiramo uruhare gute rero tutaragera kuri Fanny naho hari akabazo nibike ngiye kumubaza ni gute umugore yagira uruhare mu kugira ngo umugabo we amuce inyuma uruhare ni gute rero ukuntu bimeze umugabo umugore ashaka kugira uruhare gute urugero umugabo uzi ibintu akunda mu banyuze ibintu akunda mwakundanye mu fiance bwanyu uzi ibintu akunda niba ibintu akunda udashaka turuge akunda gutekerwa ibintu runaka kuva yabaho nturamutekera cyangwa kuva mwabana aryo uryo umukozi yatetse urumva ushaka abakozi ba buri munsi ntuzi kubaha umugabo wawe umugabo hava akajya niyo abacumbagira niyo abatabona akunda icyubahiro ugasanga umugabo wawe ntumwubashye ugasanga umugabo amahandi mu bwiherero muri kumwe babiri ntuzi gukora inshingano zawe zose neza yes ugasanga ku mugabo kuva ku wa mbere kugenda ku wa mbere umukozi n'umutera ipasi umukozi n'umugaburira umukozi n'umwinkwetaje cyangwa umwana ugasanga ari n'abandi afite urumura babo cyangwa abakozi babasasira n'ibyumba uwo ni umugore warazanye cyangwa n'ururabo ejo yahura n'umukobwa rero akamuha keya akabazi niba ataha muri ghetto akabazi kutunya bya food nziza akunda akayiteka haha noneho mu buriri akarenza niba umugabo yagiye ahandi bakamwubaha yes agakora zeru neza n'umugabo yagiye ahandi bakamwubaha bakamutekera neza bakamukorera buri kintu cyose yatahiwe bakamwakiriza ibitutsi bakamwakiriza abakozi ngo bamwakire uwazagukunda icyo kibazo mbajije ndakigusubiza turi mu gikari yes uracyari single searching ese uri ku isoko reka bivuge gutyo iyo terime niba ari nziza simbizi uracyategereje umusore wawe uri mu rukundo n'umusore turacyari aho ngaho kugira ngo tujye no ku ruhande rw'abana bakiri bato b'abakobwa batararongorwa ufashe umusore wawe ari yibese n'undi mukobwa bari muri izo gahunda Feza aratubwira ati umugabo wanjye nashyiraho agashoka rwose nkabwira nti nimukore murangize upfa kutajyana ibyanjye wowe ufashe sheri wawe ari muri izo gahunda wari usanzwe umukunda cyane nawe ko kubona agukunda ariko ugasanga yibese mu hirya aho ngaho wabigenza gute wabyakira gute kujya mu rukundo biravuna gukundana biravuna mu bundi buryo ntabwo ari ibintu umuntu akora akina ntabwo ari game umuntu akina ngo irangire kujya mu rukundo ni amarangamutima umuntu ajyana rero ntekereza njyewe aramutse nsanze yanshiye inyuma byangora nkuko ntabikora ntabwo nakifuza ko nawe anca inyuma yego urugero nk'ikintu gikunda guteranya abagore n'abagabo telefone ugasanga ngo runaka arakwandikiye uri kumwe n'umugabo mu rugo ugashishikazwa no kumenya password ye message zize n'ibiki n'ibiki ibyo bireke kuko nujya kubijyamo uraza kubona n'ibindi wenda bikubabaza umugabo umuha uburenganzira bwe umwubahe nk'umugabo nkuko navuze ngo umugabo ni ukubaha telefone niye nawe ufite iyawe menya ibyawe namenye ibye wakurebera muri phone noneho nawe kurebera muri phone nyine niba uzi ko ntacyo bikeka byihorere nyine umureka akora ibyo ashaka ariko nawe kumurika buri abagabo iyakosheje rero umugabo akenshi abagabo akosheje ntago nyine arabaca bugufi akakesori ariko ari no taca no guca bugufi niba ushaka kubaka abagore kugomba kugandukira urashaka iki nihorere ikindi kintu ugasanga umugabo mugiye muri gahunda zanyu muri mu biriri ubundi iyo ngiyo niyo kote ya mbere yo gufata umugabo gutya password yo gufata password kuko abagabo bose ni ibintu bashaka sibyo gukora abantu bose abagabo bose barashyukwa bashaka gukora sex rero niba ugeze mu buriri ugafata umugabo wawe ukamubona ukamera gutya uri gusenga se uri mu ntebe uricaye kureba filime cyangwa uje mu gikorwa kora igikorwa nyine nk'uko ugomba kugikora muhe ewana na korodoro nibi hose ahantu hose nyine
yumve buri kimwe cyose. So ndumva rero ngewe ugomba guha umugabo neza buri kimwe cyose ugahera hasi ukagera hejuru. yego apana guha umugabo ngo iminota 2 byose ni biki kubita isaha avuga ati ebyiri avuga ati mana we nta hantu ashobora kujya. abubatse barabyumva cyane kundusha. Tukiri aho ngaho Feza ni iki cyatuma uca umugabo wawe nyuma? Nkanjye nyirizina nabwiye ngo ibyo mvuga I mean it. Nta kimwe kituma umuca inyuma. Ntago mbeshye nawe yanga yanayivuga yakena sinamuca inyuma. Yanyima amafaranga yafite n'urugero sinamuca inyuma. Yanca inyuma ngambira n'amaso nge sinamuca inyuma. Yaba n'ikiremba sinamuca inyuma. Gutese Nukuri ntago njye nabikora. Atasha kwinjira muri Crodor. Ntago bishoboka. Kandi wavuze Crodor. Crodor. Ntago namuca inyuma. Njye nakwiye ngo ndasenga. Sibyo njye nizera Imana nshuti yanjye. Kandi niba babipa wavuze isaha ubwa n'amasaha abiri. Uvuga Crodor. Aramutsa bipa. Niba bipa ntago namuca inyuma. Uzi ngumbwire nshuti yanjye njye ndasenga. Nta kintu kibaho Imana idakiza. Nta kidashobora. Niba ngiye mvuga niba nzi neza ko Imana yampaye umugabo mukeneye naramusengeye urumva mbizi mfite n'ibimenyetso ko ari wenyine mbizi. Ni gute nashobora gusenga niba bipa ngo bishire, niba arwaye ngo bishire? Ntago bishoboka. Ngiye nizera Imana n'ukuri. Twagira ubuntu bwo kuvugana n'abantu, kuganira n'abantu hano bizera Imana ko byose kose bashaka ari n'abavuga ubutumwa. Birakaze. Nyuma y'iki kiganiro tuza gushyiraho ijambo ry'Imana nibanyemerera. Hanyuma Fanny hari akantu agize kumbwira mu gikari ngiye nta banga ngira. Twari turi kuganira ari kumbwira uti abagabo b'iki gihe ntibanyurwa. Menyere Feza bimbwiye nimba sinzi wabimbwiye muri Ngiye bakubwiye. Ntibanyurwa uti bacana inyuma ati niyo mpamvu hari abakobwa batinya gushaka. Igihe twabivuzeho koko abagabo b'iki gihe ntibanyurwa. Kuri ubu ngubu ni ibibazo. Sage no ngo sage. Feza biriya yavuze. Feza biriya yavuze byo kwinjira mu byumba. Niyo wamwinjiza mu cyumba cya 10. Sibyo? Yajya ribona icyumba cya 11. Natangiye mbivuga ngo urupfu rw'abagabo ruba mu jisho. Sibyo? Ukundana n'umuhungu cyangwa akubwira ko akunda tuvuge Feza n'urugero n'abantu n'inzobe. Sibyo? Akubwira ngiye mu rugo rwanjye ndumva nazamfite ikidamu kinini cy'inzobe gisa nka Feza. Sibyo? Mukabana nta kibazo. Nawe mu fiancé akubwira ati criteria zose urazojoje. Mwamarana kabiri akabahindukiye agiye kureba kamanike. Wa mubyibuho yakunze, wa mugore munini yakunze ugasanga akunze iki? Ashaka n'akamanike kumva ukuntu kagize gute? Kumva ko kameze. Kuko natangiye mbivuga urupfu rw'abagabo nyine ruba mu jisho. Niba abonye inzobe arayishaka, niba abonye igikara aragishaka, niba abonye umuntu ufite po ya shokora arayishaka. Umugabo icyo wamukorera cyose ntago yanyurwa. Biriya Feza yavuze ngo telefone, ngo password, ngo kujya muri telefone mugabo. Ujya mu gikoni kumutekera biravuze ngo umukozi, ngo gutekera umukozi, ngo mugabo ngo akarya ibiryo by'umukozi, ngo bari umuntu bagasasa n'ibiki. Ujya mu gikoni kujya gutekera umugabo akabonye umwanya wo gucata n'abababy n'abana nakakamanike. Shirindi mu cyumba ndi muri chambre ndi ngenyine biki n'ibiki. Ntago numva Feza ntago twumvikana ikintu. Ntago abagabo banyurwa. Nyine unikuzi niyo wamwandikira 0. Sibyo? Si 0 wavuze. Niyo wamwandikira 0 yabashaka 4. Ibyo umwandikiye 0 ariko ashaka na 4. Ya ikintu cyo wenda cyo navuga kimwe cyo nzi nuko umuntu nk'uwo nguwo umugabo nabo babyumva bazabakurikiye bazabadukurikiye. TV ni Dezo TV 24. Dezo TV 24 bazaba bayikurikiye bakabyumva. Umugore yakoreye buri kintu cyose n'ibyo tutavuze kuko wenda zafite ikintu tuvuge hari byinshi umuntu tuba tuzi umuntu yakora umugabo. Wamukora ikintu cyose wamuha uburenganzira bwe mbese byose agacaga gukorera ibyo bintu. Hari abagabo cyane hari umuntu urema muri kamere yatanyurwa.
mu kuremwa kwe akaba atanyurwa pe oya hari n'ubunyurwa rero Fanny kuba mvuga ko mwangu ntabwo twemeranya nemeranya neza yuko umugabo ngiye wamufashe neza ibyo ashaka byose wabikoze kabone niyo yaba we abibona kuri akagera gute hari gira niyo ari umuntu utekereza reka mubwire ukuntu bimeze hari gira agahinduka reka mubwire hari umugabo w'inshuti yanjye twe tuzanye nyine kera tutarashaka ariko aza gushaka ambwira ati urabizi fe ati ubu ngubu mwari muzanye mu buye buryo just my friend yari inshuti yanjye bisanzwe arashaka ambwira turabizi ati umugore wanjye yarabyaye warahungu abantu bameruka kera nk'unavuze muri sinema nari nanutse cyane 54 nk'ubu ngubu umuntu ambonye bakona baye mwinshi bivuga ko umugabo yagukunze uri mani nanitse cyane noneho rero nawe yarafite yaranutse umugore we rero agiye gushaka umugore nyine narabyo nabyo bikabije cyane umugabo ati umugore wanjye none sinamana naho mfata yego ati mtakana tujyanye siyaye tugiye nagiye kwifata neza ariko yarahamagara mbwa turabizi ati niyo menya sine na essence yanjye tibego umugore mubi tibego umukobwa mubi mbonye ubwo mubi niki nyine yamubihiye ati iyo menya sinamspending ibyanjye ati wenda iyo ngira gute nyine yicuza impamvu yahemukiye umugore we rero hari n'uwabikora rwose pe aho kutanyurwa ariko wenda nyuma akazavuga ati narahemutse rero ugomba kunyumva kuko none se urashaka kunyumvisha ko umugabo anyurwa bitewe no kurya umugabanyurwa no kumushyira mu byumba umugabanyurwa wafashe neza nakubwiye ngo abagabo ikintu cyambere abagabo niyo tureke n'ibya sex cyangwa ibiki aba umugabo no kurinzi neza ko abagabo bose bakunda icyubahiro nabwiye ngo niyo abatabona niyo abacuruza umunyaga mu muhanda niyo abacumbagira abagabo bose igitsina ngo igitsina gabo bakunda umuntu bubaha ubashye umugabo wawe wamukorera ikintu kimwe cyose kibaho gishoboka noneho ikintu cyambere na mbere noneho mu buriri ukoze iyo bwabaga kandi niba utazi n'ibintu tuvuge ntiwize ubikora mu mukobwa bwawe washatse uri isugi ntabyo wakoze nda n'umugabo wawe ari aho ngaho mwese muri aho iga hari abantu njya mbona kuri YouTube babyigisha byige soma iki niki ariko ugerageze gushimisha umugabo wawe Fanny ni iki ushingira kuvuga ko abagabo batanyurwa nabisobanuye umugabo agufiansa uri maneke wabyiba nko kwa Feza akavuga ati kiriya kidumbari bimeze bite niba wandika bashaka kwandika 0 no bikidumbari bigiye bizagorana sibyo ukajya wandika 0 tuzuye hagasiga ikaba se icyo gihe rero azahita gushaka ni umwandikira 0 neza okay nicyo kintu mpamya ko umugabo akenshi ntago umugabo ajyanze kubera ibiryo ntago umugabo ajyanze kubera ibiryo ahubwo umugabo agiye hanze kubera pini na password naye nakubwiye ngo naye navuze umugabo n'umukorera buri kintu cyose ashaka byagera hahandi ikintu cyambere kibanze iyo password ukamenya kuyikuramo neza ntago azajya hanze umva abagabo barahinduka nabivuze kuva mbere umugabo gufiansa y'umaneke waba munini avuga ati kiriya kintu cyabanyambanye kinini reka nshake kakana gatoya mbasha kujya gute gukoresha iki none se niba uzi ko ubyibushye niba uzi kubona ko utangiye kubyibuha urugero ukabona ko wenda umugabo wawe bitabikunze cyangwa utabikunda cyangwa nawe ukaba ubizi ko wenda n'ubyibuha cyane utari bibishobora none nashigiye kwanuka navuze kwanuka kamanike umugabo ashobora gushaka uri munini sibyo akavuga ati Feza mu rugo ninzajya nkubita ku mabuno bizaba ari sawa sibyo kabiri gatatu akumva Feza mbizi cyuye ako nimfata karakana bizanyorohera urumva cyangwa mu kimwe gushaka kuri maneke ugakomeza ntunabyibuhe pe kabwa atari ko se buriya bari abantu baba bafite za tetema iyo umuntu akoze bigenda gute nta kintu nemera ko na kimwe gishobora kunyemeza ko umugabo anyurwa umugabo aranyurwa yego iyi ni deba ndende bakunzi ba Dezo TV ariko tuzayicumbukura kuko dufite umwanya mutoya hano hari abafite gahunda gusa tugenda tugana ku musozo nubwo iyi deba ntitwayirangiza ni deba ndende bamwe bati umugabo aranyurwa undi ati ntanyurwa impamvu zatuma umugabo aca umugore inyuma twazibonye impamvu zatuma umugore aca inyuma umugabo we twazibonye n'abakunzi bacu nabo baraduha komanteri batubwira uko babyumva ariko tugenda tugana ku musozo
ikintu wambwiye kirakomeye uti ntabwo waca umugabo inyuma. ntabwo nashobora niyo yambwira ko yancamikirijeho abagore magana angahe I can't. Niyo wamufata ariko n'undi mugore aho ngaho uwo mutima uwukura he ko abawufite ni bake koko nimwe ibyo uvuga ari ukuri? Ni ukuri ntabwo mbizi hari nanzo tunahanga ati cyo koza niba ari byo urakomeye ariko nyine ntabwo mbizi nge niko niyumva kandi I can manage it. Ibintu bijyanye no gucana inyuma biriho bireze guharikwa ahantu hamwe na hamwe kandi ntabwo bigendera ku mafaranga. Guharikwa bavuga guharika umugabo yaharitse umugore ntabwo bigenda ko afite konte nini. Niyo yaba nta kintu kirenze afite ashobora guharika umugore. Urumva nyine biragoye ariko abagabo bisubireho. Nakuri bino bintu birambabaje. Bino bintu birambabaje. Abagabo mana yanjye ndabizi ndabubaha ariko rwose mugerageze. Umugore yiriwe mu rugo Fanny kuri kuba guca nkaho waciwe inyuma. Umugore birababaza uzi ko uri mwiza sibyo? Ko uri mwiza wize ubwiza sibyo? Ukabura umumama nta kintu na kimwe utujuje niko ndibuvuge. Ufite abana beza ufite urugo rwiza umugabo akajya kuguca inyuma akajya ku mukozi cyangwa ku muntu nyine birababaza pe birababaza cyane ahubwo ndabivuze numva narira. Nukuri abagabo bisubireho biba byiza kugira urugo mwumvikanaho. Gucana inyuma no guharika nibyo bizana gusenya urugo. Ugasanga uri umupapa ufite abana 5 ufite umugore mwiza ufite urugo rwiza rwari rugeze ahantu uciye inyuma umugore. Uciye inyuma umugore nta kintu kirenze cyakujyanye. Niba umugore adafite ibintu agukorera neza ushaka kumwigisha sibyo? Kamwe iti ndashaka ko tuzajya dukora ibintu nibi mukaganira aho kugira ngo umuce inyuma ujye kushaka ahandi kandi nujye no kushaka ahandi uzasanga ari nka bya bindi. Aho kugira ngo usenye urugo rwawe abana bawe bakure batazi papa wabo bakure batabona ko yaza umubyeyi. Ni hano usanga umupapa ava ku kazi kare akabanza kiyugobya ahantu agaca ahantu ariyo kugira ngo ajye guha abana keya akabanza kujya kubipa. Niba umugore wawe afite ikibazo cyo kuruha ushobora kumujyana muri siporo muri gym kamutshirinda ndashaka ko tujya muri siporo nyine aho kugira ngo ikintu kikujyane hanze shaka ikintu wakemurira mu rugo. Aho kugira ngo usenye urugo rwawe ku bintu by'amafuti ganira n'umudamu wawe. Nyine biragoye kunyurwa ngo ngwino ngimwe n'ibiki nsinzi ukuntu njya mbyumva ariko kunyurwa ni byiza. Yego hanyuma tugana ku musozo Feza kugira akantu tubwira kanyuma hanyuma dusoze iki kiganiro tuzagicumbukura abakunzi ba TV babidusaba cyane kandi namwe no mu binyemerera. Tugira akantu kanyuma. Icyo navuga ngewe nuko abantu bose bizera Imana mu buryo bwabo abasilamu abakristo buri mu buryo bwabo buri muri yizera Imana ku giti cye. Rero buri muntu ku giti cye nizera ko nshaka kumubwira ngo cyo navuga ajya asenga. Uwubatse asenge ushaka kubaka asengere future ye hanyuma n'uwubatse asengere urugo arimo n'umugabo wamusengere. Hamye neza nashidikanye rero ko hamwe n'Imana wa mugabo utanyurwa azanyurwa. Hamwe n'Imana wa mugore nawe utabasha gukora ibyo agomba gukora agomba kubikora. Reka nkubwire umukobwa avi wabo akanavuga kandi umukobwa avi wabo ari umukobwa arara wenyine akajya iwabo akarara n'umugabo ntago abagiye kumureba. Ikintu cya mbere nyine ni kwa kundi bagiye kurana mu bimwe ari abantu babiri batavukanye badahuriye kuri ndi sano bahuye bose ari bakuru. Nagerageze rero umukobwa yuzize inshingano. Hari n'uwo gushobora gushaka umugabo agasanga arusha umugabo buri kintu cyose na wa mugabo namwigisha namwigisha byatuma wa mugore n'abajya gushaka ahandi hantu ibyo atabona mu rugo. Nibagerageze bakuze ibintu byose gusa mpamye neza nashidikanya ko iyo umugabo yabonye kuva mu budiri kugera buri kintu cyose cy'umugabo wakimukoreye neza anyurwa. Ikindi nakongeraho rero murakoze dusoza ikindi nakongeraho buriya mu rugo ibintu byose bipfira mu kuganira. No gucana inyuma bipfira mu kuganira.
niba umugabo n'umugore baganiriye nta gucana inyuma biza For example, niba umugabo afite weakness ahantu umugore ashaka kumuganiriza. Tugeze ahantu nyine iterambere rihari amatelefone smartphone gukoresha internet biroroshye ko umuntu yiga ku bintu byinshi bitandukanye. None hari abagore babona nk'utuntu bagatinya kubigira abagabo. Kuko tugize gutya byagira gutya agahora yumva ari muri cya kintu. Uko utinya rero kumubwira niko wa mugabo azagera gute azajya kuguca inyuma akajya gushaka hahandi. Kandi muramutse mukiganiriyeho bishobora gukemuka icyo gushaka hanze nawe ukaba ugifite. Bakunzi ba Dezo TV murabyumva ko ibitekerezo ni byinshi aba bantu bafite, ariko nimunyemerera ubutaha tuzaganira kuri icyo kintu turangirijeho cyangwa se dusorejeho kivuga kiti buriya kutavuga miscommunication cyangwa communication iri hafi ya ntayo mbi ishobora gutuma urugo rusenyuka. Hari n'ikindi tweze kuvuga mu gikari cy'abantu bavuga ko ari abavuga butumwa bakiyambika umwenda akivuga butumwa ariko ari abanyamabara. Bambwe ko mufiteho n'ibindi murabyumva ko aba bantu nibatwemerera nkabatumira bakazaza nabyo tuzabibagezaho. Mukomeze mudukunde mukore bya bindi. Abo twari kumwe ni Fanny na Feza ni FF. Gahunda ni yayindi no gukora cyane. Salam. Shalom. nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.